Niki kugira ngo mve igiharanze ahanga niyizeye kuri teri kugira ngo mbaho kuri nyako kwa nyako. Ibyagiye kuri social media byagiye bivugwa uyu munsi turi ahanga kuri teri bitandukanye cyane nukuri birahabanye tumaze kumva ibintu amatwi ahita nuko Bowazi yacinze agashumika ikintu bita marido yarangiza agashumika ikintu bita intebe ko naziriya nkovu mubona afite ntago ari izubwo bushye ahubwo nizo ijwi mwumvisha umugore wa Bowazi avuga nibyo koko gukinga. Rero turashimira abaturage kuko umugore yavugije induru bagatabara, ndetse ikintu kibabaje nuko umwari w'u Rwanda yavuyemo yambaye ubusa, ariko nabwo ishimwe Imana himbazwe ntago nakubeshe yavuyemo yambaye ubusa. Ndaje nze Ezekiel nawe yanzike. Rero ikintu nababwira abaturage Imana ibaha iki umugisha ukomeye. Noneho uyu mukobwa kandi ngo yaguriwe telefone nande n'uyu mugabo witwa Bowazi umugoroba wo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2024 mu gihe abantu batarahagera Bowazi abasumiye madamu ashaka kumukubita. Umukozi umukobwa na Bowazi na madamu wa Bowazi bafata Bowazi batangira kumuhata ikiswe igipfusi, bamuhata igipfusi Bowazi yiva mu mitsi ahereza igipfusi madamu. Nimuza kureba muraza kubona bene ahakwita mu kuntu ko hari ukuntu hameze. Madamu Bowazi yari ari kwirira ikintu cyitwa amakaroni, yari amaze gushya ko kanya muri icyo gitondo. Yego muri ako gatondo hagati y'isa ya saa moya n'igice saa mbiri. Noneho ngo Bowazi nawe ahita aterura inuza y'amakaroni. Bowazi yaje guhita kongezwa ubwo burakari bitewe n'icyo gikorwa bari bakoze cyo kumenanaho ibiryo. Umwe amennye ibiryo kukunda y'umudamu, undi amumena ibiryo mu maso. Bya biryo bitwika nde Bowazi. Bimaze kumutwika madamu Bowazi ngahita ajya mu cyumba bararamo, ahita avuniramo urufunguzo arakinga. Umukozi nawe ajya mu kindi cyumba avuniramo urufunguzo arakinga. Bowazi ngo abura uburyo bw'uwo bari burwane. Amaze kubura uburyo bw'uwo bari burwane ngo asohoka hanze ho gato, ngo arongera agaruka mu nzu ahita avuniramo icyitwa urufunguzo. Ngahita abwira madamu we n'umukozi nijwi ngo yavugiye mu nzu, aravuga ngo mwanze gukingura, ngiye gukora akantu ibikurikiraho mugire gute mu byirengere. None ngo amaze kubango agiye gukora akantu ibikurikiraho mu byirengere, we yahise ashumika ya marida henze yayashyizeho essence atangira gushumika intebe n'ayo marido. Ibintu bitangira gushya. Madamu wa Bowazi ngahita akingura icyumba aza kureba ibigize gute ibibaye, ngahita banga umugabo ngadutwikiye mu nzu. Ariko suriya mugore mubonye yuriya moto ko mukanya dusanze ari iriya ndayarahiye weho. Umwe ashaka guca mu rugingo ajye gukingura asohoke, undi agashaka kumusubiza he ngo bahire he mu nzu. None nibwo madamu wa Bowazi yakinguye ngo akadirishya ngo ahita naga umwana hanze atatabaza abaturanyi. Niwe wanaze umwana hanze yabyivugiye muri odi. Yego abaturanyi ngo bamaze kuhagira bacisha madamu wa Bowazi mu idirishya, binavuga ngo kuyu mudamu ngo nta kantu yaragize gute yari yambaye. Aho sinari impari sinabibonye ko atari yambaye. Abantu mwamusore nta kintu yambaye ko ku cyane ukubeshye Kimasa niko bimeze. Nta kintu yari yambaye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Byiza cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira, tubifurize amahoro y'Imana. Twizere ko ibyo murimo byose muri amahoro. Niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije, turagukomeje. Ariko Justin wari kujya hano ruguru kubera ko Ezekiel nshaka kuza gufata amajwi. Singize ndafite mikoro aya ngaya. Yego twizere ko umeze neza. Niba utameze neza turakwihanganishije, turagukomeje. Wizere ko ubuzima ejo n'ejo bundi bugomba guhinduka. Turi ahangaha turi amacano agiye atandukanye. Impanuro TV, Urugendo TV, Kiranuka, Intoranwa, Ukuri Nyako, Safiro, hajya harindi ntayo. Aho uzabona iki kiganiro atari aho muri aho mvuze na Rugendo gena naravuze ni strike.
kandi tubikubwiye mbere ni imbere. Pastor Justin tuguhaye ikaze, Ezekiel nawe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane ku ikaze mumpaye, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Yego. Kandi mwinshi nshimiye abantu by'umwihariko bagiye kudukurikira ahantu hagiye hatandukanye. Reka mbanze mbibwire ngo nibanze mukanda ikintu cyitwa subscribe. Oya buretse mbabarira. Ezekiel wiragwasha. Yeterepinga iribuka. Uretse wibwira sinshyuwe amakuru nzanye. Nakubwiza ukuri. Ntago uzanye amakuru uko kuri nyako turi kumwe. Kandi niwe wasezeranye ko ukuri njyewe reka mbanze nshimira abantu mwese muduha inama muduha ibitekerezo mukagerageza no kuduha n'amafaranga reka turabashimiye ariko ntawe yamaye ariko sabu zigeze za sabu abasabye ijana zagiyeho zirabura nke bashyireho izindi ijana none mushyire izindi ijana kuko ibintu ngiye kubabwira iby'amaso yanyu mbere yo kuvuga iby'amaso atigeze yumva cyangwa twatigeze yumva ahantu turi ni hehe ahantu turi abantu banze barebe uyu muhanda muri kamera umuntu wese no kuri kamera ye uretse ikintu isomo ngiye gutanga abantu bose bahita bafokasinga uno muhanda turimo muhite mushaka na video ejo zicaracara kuri social media ziparitseho za ambulance ziparitseho za kizimyamoto. Pastor Justin babwira ahantu turi ahantu turi rero ni mu muhanda. Oya turi ahantu turi umudugudu w'Inganzo aho Bowaze atuye. Atuye cyane yaratuye ariko se ko numva ufite amashagaga ko hatuye ubu ngubu hatuye urahazi none hatuye hehe none ha Bowaze atuye muri Mabuso none se uraho atuye turaho yaratuye nuko rero Pastor Justin urugendo rwo kuza aha ngaha umwanya wafashe wo kuza aha ngaha wari ugamije iki by'umwihariko no gufata umwanya ugaturuka mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi ukaza aha ngaha mu murenge wa Kimisagara ikintu cya mbere ejo twatangaje inkuru nageze muri quartier ejo twatangaje inkuru Kimasa uraho bana abaturanyi mwari muturanye komeza tubwireje se ejo twatangaje inkuru yiri ucicikana ariko by'ukuri tubanze tubwira abantu ko inkuru twatangaje natwe twayikoze turi kwirefera ku nkuru Ndahiro Valens Papi. Hari abantu bari kubureminga ko hakozwe amakosa menshi. Yego. Ngewe narindi oya ndaguha ijambo mbabari. Waretse nkavuga ko baguha ijambo. Yego, mbwira. Rero icyari kigamijwe n'iki kugira ngo mve igiharanza hanga niyizeye kuri teri kugira ngo mbaho ukuri nyako kwa nyako. Yego. Babwira ikintu cyari cyo cyose akantu ku kandi nimba nta ntebe ufite icara ku gasonga bugari nimba nta gasonga bugari ufite fata indobo wicaye cyangwa ikijerekani ubundi nze televiziyo wongere volume hatagira ikintu kigucika na gitoya. Ezekiel aha ngaha niho wari utuye niho wabanje kuba landlord umaze kumuvugisha. Yego. Nubwo atakiri landlord wawe ngewe muri make aha ngaha mafite ibigwi kubera ko ndi umwe mu bantu babaye muri iriya nzu Bowaze yabaye ikimara kubakwa ninge wa mbere wayinjiyemo bwa mbere uyivuyemo yitera umwaka wo gushya. Ndabanza gushimira banza witonde ndashimira umunyamerika w'umubyeyi wampaye igitekerezo akama no ku mafaranga yo kwishyura iriya nzu Imana imuhe umugisha kandi ngashimira na ba nyiri inzu twabanye neza dutandukana neza nabo Imana ibaho umugisha. Nagiye nta deni n'ubu niyo yanayigarukamo akazishyura umwaka bayimo mfite gahunda yo kuyigarukamo urumva shuwa neza. Aha oya Justin oya ntuvange inkuru banza witonde noneho oya Justin ntuvange inkuru magaze mu mudugudu w'Inganzo. Kino gice cyo ruguru ni umudugudu w'Inganzo aha ngaho simbyibuka hano aho nibuka ni aha ngaha mu Nganzo hayobowe n'umukuru w'umudugudu witwa izina rye n'igihorere ariko turenze gatoya cyane gatoya kwa Bowaze turi muri metero 20 metero 20 aho ngaho ibintu turi kuvuga abantu bari mu rugo kwa Bowaze bari kubyumva barimo barabyumva. Justin witeguye kuvuga ukuri nyako? Jewe niteguye kuvuga ukuri na Ezekiel by'umwihariko nk'umuntu nawe wahageze akanahabona nawe akajya agenda avuga ibyo yabonye n'andi makuru mashyashya. Abantu babanze bamenye ngo nge nageze hano abaturanyi banzi bahita batangira kuma makuru y'ukuri nyako. Reka twinjire mu buryo muri operation hari ibyagiye kuri social media byagiye bivugwa uyu munsi turi aha ngaha kuri tele bitandukanye cyane n'ukuri
n'ukuri birahabanye birahabanye tumaze kumva ibintu amatwi ahita acura injereri yego turibaza ngo what happened byagenze bite Pastor Justin ukibona iyi nkuru ndavuga wenda hari uburyo mwahise muyisesenguraho ariko mutegereza inkuru yakozwe kuri BTN hari n'ibiganiro byari byakozwe bivuga ko ibi bintu byarabaye katari byo benshi bavuga ati muri za commentaire bavuga ati ibintu muri kubeshyira Bowazi ibiki n'ibiki ni byinshi cyane ubu kibona inkuru ya Papi Valence ukaza no kumvamo feedback y'umugore wumvise mo iki icyo numvishemo cyo icyambere nuko Bowazi yakoze igikorwa cy'ubunyamaswa nicyo kitari buhinduke muri ibi bintu nicyo cyambere kimwe mu bintu Bowazi yakoze ni igikorwa cy'ubunyamaswa kidakorwa n'umugabo uwari we wese ku makuru tumaje gukusanya no gutohoza turi buze kubabwira yego impamvu rero twatangaje iyi nkuru iya mbere Ndahiro Valens Papi atangaza ibintu by'ukuri kandi byizewe ntago ajya abeshya rero natwe twaricaye turasesengura ibyo byose abantu bakurikiranye ikiganiro uretse abandika komenti nabo barabibonaga ko hari atari kimisagara na rindi yego sibyo barabibona ko ni cyane heza mfite fresher ibintu ariko dufite sample za video ariko uyu munsi ariko dufite icyo bita sample za video ziri kuri tele kandi nono sample ziri kuri tele twazihawe n'abari kuri tele rero byari ngombwa ko tuvuga gusa harimo amakosa yagiye abamo ariko nonaha bigiye kujyaho iki umucyo n'umuntu wese watekerezaga ibindi ahita amenya yuko ibintu byari bihagaze nuko byari bimeze Ezekiel inkuru ukimara kuyumva kuri BTN ukumvamo n'ijwi rya Madame Bowazi avuga uburyo yabanje kurwana n'umugabo we tujye kwinjiramo mu kanya abantu batera agatebe gusa turabwira n'ibyumba bagiye bavamo bajyamo n'ibiyiko byagiye bikubita utazakobotse abakaroni bateranye reka twikomereze kadukomeze iyi nkuru ikimara kumva hari commentaire wamaze kubona hari bari kuguhamagara iyi nkuru ikimara kuyumva original irimo feedback y'umugore wa Bowazi kuko abantu benshi ntibari bari no kwemera ko ibi bintu ari byo ndabanza gushimira umubyeyi utuye muri izi karitsiye watanze amakuru agahereza amakuru Ndahiro Valens Papi kuko yambwiye ko yari yabuze nimero zanjye ariko agahamagara Valens Papi uwo mubyeyi ahari ndamushimiye Zekere dukomeze tuzabashimira nyuma banza witonde ntwara gake iyo ndi kuvuga aya makuru nyavuga nzi ko ndi kuvuga amakuru y'ukuri ntwara gake twagiye icya kabiri nge nkimara kuyumva ndashimira Imana yo mu ijuru ko feedback za Madame Bowazi arizo zavuguruje inkuru Prezire wa Zaburi nshya yakoze apfunyikira abantu ikibiribiri uteze yajyaga gukora inkuru nziza Prezire wajya gukora inkuru nziza tukakwemera ariko kuri iyi nshuro wihane gupfunyikira abantu ikibiribiri none sari icyo ko ari urugo rwe yapfunyikiragamo icyo nge nkimara ase Ezekiel buretse kankubaze nkimara kumva rero ijwi rya Madame Bowazi nkumva ukuntu arimo akantu ko kurwana Bowazi yaramukanye umujinya n'ibindi n'amaso n'uburyo ari ibiryo byamutwitse yimennyeho kabyumva nahise numva ko ibyatangajwe na Ndahiro Valens Papi n'ibyatangajwe na Prezire ari ibintu bibiri bihabanye icyakora iyo ukuri nyihereza Valens Papi ngo kuriye Saruturi umunyamakuru genda kubaza wene kuri ino saga ya Prezire sindushaka kumuvugaho ibintu byinshi uretse gato ntidushaka no kumuvugaho ibintu byinshi ndakubaza ikibazo kimwe yatangiye ikiganiro avuga ati twishimane n'abishimye kandi tubabarane n'abababaye iriya nkuru igomba kuyikora yishimye kurya ajya kwishimira gutangaza ngo umuntu yamenye undi gutya na gutya kandi ikindi mu kiganiro yavuze ngo ibyo muri kumva abantu bari kuvuga bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo ariko Prezire ntago ngiye muvugira ariko impungenge yari yagize nazo wazishingiraho ko twese dusanze twarakubise ikibiriri cyane dusanze hari ibintu twibeshemo n'abantu batubabarira gusa Bowazi yakoze amakosa ariko
adahuye n'icyo twagize. ntabwo nje gusaba imbabazi mvuga ngo napfunyikiye abantu ikibiri. None se warakibapfunyikiye bundi wowe bigeze baguha? wewe bigezaho nta kiganiro wakoze. None se niba hoya wowe nturi umunyabyaha, ariko nje nimba nje nkatangaza ngo uyasabye imbabazi zabibaza ko nje nkatangaza ngo umuntu yikingiranya aturitsa gaze, tukaba dufite amakuru ko atari gaze, ni gute ushaka kumbwira ngo udasaba imbabazi? Juste twinjiye mu nkuru neza. Abantu benshi bari kwibaza akavuga ati Bowazi yatwitse inzu yaturikije gaze amaze kumenya ko cyangwa se afite amakuru yuko ngo mwana atarugote. Twinjize muri operation utubwire neza icyateye ibi bintu, icyateye ngo turi kuri tere, abantu babirebe babikurikire, turi kuri tere. Aya makuru arenza ya uzajya kuyashakira Nyabugogo. Ikintu cya mbere cyatumye Bowazi yikingirana ni amakuru yagiye yakiriye hato na hato, ariko agendanye n'umugabo ufuha cyane. Yego, kuko umugabo ufuha cyane hari n'aburira ibiti ngo barebe akazi umugore ari gukora ko yaba ntawe umukozeho. Rero Bowazi yahuye n'ikibazo cyo kugira ifuhe cyane ku mudamu we, haza kubaho ikintu bita uburakari bucya bashyamirana. Muri uko gushyamirana biyambaje n'abayobozi. Muri uko kwiyambaza abayobozi biza kuba ngombwa ko mu gihe abayobozi batarahagera, ahubwo ibyo bitaga ibimeze nko gushyamirana inzira nshya. Yes. Inzishite igihari rero reka mvuga amakuru mfite ko na Ezekiel aravuga amakuru afite. Nuko Bowazi yakinze agashumika ikintu bita marido, yarangiza agashumika ikintu bita intebe, yifashishije ibirimo nka peteroli cyangwa mazutu ahantu hafunze. Iriya nzu nta gaze yaturikiyemo, nta gaze yaturikiyemo, ntago ari gaze. Abantu babyumve rero, abantu mubyumve neza, nicyo kijyanye n'amarido. Ndetse amakuru namenyeye kuri teri ntarinzi ko bibaho. Aya marido ari special nyine ahenze, ngo akoze mu bintu by'ibipapuro, ibintu gutyo ngewe uretse kuvuga gusa nta byo bitama ink nabyo ku buryo byabasha gufasha ikintu guturika cyangwa se kongera inkongi ku buryo bukomeye. Nicyo kintu rero Bowazi yifashishije. Bigeze kuri izi rangete rero nazo niko zikoze, zimeze nk'iziri parasitike kandi zitari parasitike. Ibyo ngibyo birangije, ibyo birangiye, uyu witwa Bowazi yakoze ibintu bimeze nk'aho ikintu akoze kitari bugire uburemere mu bigaragara, kuko na ziriya nkovu mubona afite ntago ari iz'ubwo bushya, ahubwo nizo ibiryo gute se ibiryo biteye. babanje kurwana mbere, ahambere babanje kurwana. Ijwi mwumvisha umugore wa Bowazi avuga nibyo koko, habanje kubaho amakimbirane n'imirwano, iza gusa nkaho bihosheje, ariko mu guhosha umugabo arakinga. Mu gukinga rero turashimira abaturage, kuko umugore yavugije induru bagatabara. Ndetse ikintu kibabaje nuko umwari w'u Rwanda yavuyemo yambaye ubusa, ariko nabwo ishimwe Imana ihimbazwe. Ntago nakubeshya, yavuyemo yambaye ubusa. Ndaje nze Ezekiel nawe yanzike. Rero ikintu nababwira abaturage, Imana ibaha iki umugisha ukomeye, kuko ari ahantu kiriya kibazo gishobora kuba n'abaturage ntibagire ute, ntibatabare. Ariko baratabaye, utabaza abahamagaye abanyamakuru, abahamagaye abapolisi, batabarira igihe. Noneho na nyir'inzu abigiramwo ubushake, nawe yihutira guhita ahamagara za kizimyamwoto vuba vuba, n'abaturage bose n'ufatikanye. Polisi anga turayishimiye kuko yakoze igikorwa gikomeye. Rero ibyavuzwe ngo umwana tugasesengura, nongere mbisubiremo. Purezire ibyo by'umwana bavuga ngo barahanuye, impamvu byakunzwe kuvugwa kuriya, nta muntu hano waje avuge ngo Purezire yabyaranye nande n'umugore wa Bowazi. Twavuze ko kubera ibiganiro yagiye abakoresha, ashobora kujya agarukwamo bya hato na hato, bitewe n'uko ari wari umujyanama wabo, anakunda kubasura no kubakorera inkuru z'ubuvugizi. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi.
rero njyewe amakuru naho abantu nta gaze yaturitse uko mbabwiye niko byagiye. Bowazi watwitse, ni Bowazi watwitse. Nta nubwo ari impanuka nk'uko Brezil yagize ute yabivuze. Ntago ari impanuka Brezil ubaha nawe ninkugaye uravuga ngo ndakugaye. Nk'uko nanjye yabangaye nkaza waje uravuga ngo ni ibyago byabaye ngo ni impanuka nk'izindi, ariko amakuru ahari nayo ngayo afatika. Abantu bavugaga ati wenda gaze ishobora kuba yaturitse. Yego, nta gaze yaturitse rero. Nubwo buryo Bowazi yabikoze abishaka. Atwika amarido. None Ezekiyeli rero kuko umuntu muri kumurya. Reka tumuhe umwanya. Katumuha umwanya kuko ngo ari ukuntu Bowazi yaba ari mu rundi rugo. Ufasha gutya oya reka tube ugumye aho ngaho neza Justin. Ezekiyeli tubwire nawe amakuru. Amakuru rero nge mbazaniye. Aha hantu warahatuye. Aya makimbirane ya Bowazi n'umudamu we yatangijwe n'inzoga yitwa rikeri. Bowazi yaguze amafaranga 80,000. Banza witore. Aya makuru yatangijwe na rikeri uyu Bowazi yaguze amafaranga 80,000. 80 ngo yikarazemo akana. Ayereka umwana w'umukobwa uri muri saro yiwe Priya, aranja namwereka fagitire y'30,000 yaguzwe utuntu tugize gute tutazwe. Uwo mukobwa akora iki? Ni umukozi wabo? Ni kontabure, ni kuramo ntabure muri iyo saro ya Bowazi. Noneho uyu mukobwa kandi ngo yaguriwe telefone. Nande? N'uyu mugabo witwa Bowazi, kubera ko Bowazi ngo arafite telefoni, wabyumvise ukuntu ngena yakweza, yarafite telefoni idafite ikibazo. Vuga yawe wakweze nanjye ndabwira abantu yanjye. Noneho ngo ayihereza umwana w'umukobwa kugira ngo bajye babona uko bazajya bacata, ubundi bakagira n'ibindi bashobora kuba bakora. Komeza utubwire. Noneho rero ku mugoroba wo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2024 nibwo umuriro usa nkaho watangiye kujya ugenda wenyegezwa, ariko hararamo ikivumbikisho, ari nacyo kivumbikisho cyateye umujinya. Cyatse mu gitondo. Mu gitondo kikaboostinga kigira kiterero. Bowazi madamu yamubajije udukuru tujyanye na telefone kwaje kwa tekinike kwaje. Hanyuma Bowazi ahita ajomba amakara. None se ushatse kuba ko Bowazi yateretaga uwo mukozi? Banza witondere. Ibyaka ibyo byo kwaje mujye mubikura mu ba. Muvuge nimba ari ugutereta. Ndabyibutse koko nago ndi umunyamakuru. Oya ntago ari uri kubaza. Kaza kuna mu mitegatero uri kumbaza. Komeza tubwire. Reka tanga ibitekerezo bye turamubaza. Bowazi itashyiramo bati ko nawe umenye yuko bambwiye yuko umusore bituranye agutereta. Niho ryajwi ry'umukobwa biri kugenda bihora. Yambwiye yuko uyu mwana atari uwanjye. Ibyo bibaye mu ijoro. Cyo ni ikiganiro cy'ijoro. Ya 2:00, 3:00, 4:00 ku buryo no kuryama batabashe. Umva nta tekinike dire nyine yabaye. No kuryama bataryamye ngo babe basinzira. Noneho mu gitondo habyukira ako kajinya gake ariko kadakongejwe, ariko haza kwitabazwa bamwe mu bantu bashobora kuba babagira inama bakabaganiriza. Mu gihe ba bantu batarahagera, Bowazi abasumiye madamu ashaka kumukubita. Umukozi w'umukobwa na Bowazi na madamu wa Bowazi bafata Bowazi batangira kumuhata ikiswe igipfusi. Igipfusi. Bamuhata igipfusi. Bowazi yiva mu mitsi ahereza igipfusi madamu nimuza kureba muraza kubona bene ahakwita mu kuntu ko hari ukuntu hameze. Wavuze ingumi Ezekiyeli. Ni igipfusi mu Kinyarwanda. Ni igipfusi rega tuzatora ku gipfunsi. Ni ingumi. Ni ingumi urakoze Imana igumukisha uba mu muryango uremewe. Noneho iyi ngumi ikubitwa madamu Bowazi. Madamu
uraza kuza kubibona arimo ahisha mu maso uraza kuza kubibona muri video yitandiye kandi ari mu ADP. hanyuma rero amakuru avuga ko Madamu Bowaze yari ari kwirira ikintu cyitwa amakaroni yari amaze gushya ko kanya muri icyo gitondo yego muri ako gatondo hagati y'isa ya saa moya n'igice saa mbiri noneho ngo Bowaze nawe ahita aterura inuza y'amakaroni banza witonde je ko nayahawe ngahita afata yanuza y'amakaroni ari mu isahane bari bamaze gushyushya ahita yakubita Madamu wa Bowaze kunda ayakubita Madamu wa Bowaze kunda ku buryo Madamu wa Bowaze nawe afite ubushye kunda yatwitswe n'ayo makaroni. Banza witonde gihe yampaye banza witonde twikomereze noneho bazureke noneho none subwo murusha mudugudu uyampaye noneho ako kantu mukibuke mugakuremo twikomereze noneho ukuntu ibintu byagenze rero ako kantu muyibuke mugakuremo ese nyuma ukuntu rero ibintu byagize gute byaje kugenda Bowaze yaje guhita kongezwa ubwo burakari bitewe n'icyo gikorwa bari bakoze cyo kumenanaho ibiryo umwe amennye ibiryo kukunda y'umudamu undi amumena ibiryo mu maso bya biryo bitwikande Bowaze bimaze kumutwika Madamu Bowaze ngahita ajya mu cyumba bararamo ahita avuniramo urufunguzo arakinga umukozi nawe ajya mu kindi cyumba avuniramo urufunguzo arakinga Bowaze ngo abura uburyo bw'uwo bari burwane amaze kubura uburyo bw'uwo bari burwane ngo asohoka hanze ho gato ngo arongera agaruka mu nzu ahita avuniramo icyitwa urufunguzo amaze kuvuniramo urufunguzo afata amarido ayanyabagiza akantu ngo kajyanye na peteroli n'amazuba ngo amaze kubishumika ngo ahita yatsa yakinze wabyumvise muri make yabuze uwarwana nawe niwe yabuze uwarwana nawe umujinya umudamu yagiye mu cyumba yagiye ariko gasohoka hanze yahamagaye ngo telefoni y'umuntu ibyo ni ibivugwa hanyuma ngahamagaye telefoni y'umuntu ngo aramubwira ngo agiye gukora akantu ngahita asubira hehe mu nzu ariko waza ubivugira yego ngahita abwira Madamu we n'umukozi nijwi ngo yavugiye mu nzu aravuga ngo mwanze gukingura ngiye gukora akantu ibikurikiraho mugire gute mu byirengere noneho ngo amaze kuvuga ngo agiye gukora akantu ibikurikiraho mu byirengere we yahise ashumika yamarida henze yayashyizeho esanse atangira gushumika intebe n'ayo marido ibintu bitangira gushya Madamu wa Bowaze ngahita akingura icyumba aza kureba ibigize gute ibibaye ngahita avanga umugabo ngo adutwikiye mu nzu ngo ahita asumirana n'umugabo umwe ashaka guca mu rugi ngo ajye gukingura asohoke undi agashaka kumusubiza hehe ngo bahire hehe mu nzu noneho nibwo Madamu wa Bowaze yakinguye ngo akadirishya ngo ahita anaga umwana hanze atatabaza abaturanyi niwe wanaze umwana hanze yabyivugiye muri odi yego abaturanyi ngo bamaze kuhagira bacisha Madamu wa Bowaze mu idirishya binavuga ngo kuyu mudamu ngo nta kantu yari agize gute yari yambaye aho sinari impari sinabibonye ko atari yambaye abantu mwamusore nta kintu yambaye ko cyane ukubeye Kimasa niko bimeze nta kintu yari yambaye urumva rero nabamusohoye urumva rero umuntu Ezekiel urumva umuntu wahiye kunda baba barahise babona ntabwo ubushye bwose ntabwo bugaragara inyuma ubushye bwose ntabwo banza witonde ngo mwiperereza ryatanzwe ariko suriya mugore mubonye yuriya moto ko mukanya dusanze ari iriya nda yarahiye weho birashoboka ko ibyo mutabyitaho reka twikomereze turimo turavuga ibyo natwe bagiye yari iyi sahane y'ikaroni ntaribe reka twikomereze noneho rero ngo nibwo Bowaze nawe yashakishije uburyo yaca muri ako kadirishya wanyumvise noneho ngo acike agacamo ngo bahita bamutanga mu kiganiro nabonye hari umuntu wavuze ko yamubonye agiye gucika agahita amufata yego mu kiganiro kuri BTN ngo bahita bamufata kugira ngo adacika ari n'undi mudamu epfira twe turimo turabiganiraho nawe urabizi igihe ntabwo njya mfata njya mvuga ibintu ntabanje kugenda numva ukuntu ubigenzure neza
hanyuma ngo agiye gucika baramufata bamaze kumufatiraho ngo inzego zibishinzwe zitangira kuhagera n'abantu batangira guhamagara polisi abandi bahamagara Ndahiro Valens papa akimara kuhagera atangira gukavaringa inkuru Bowaze bamujyanye kwa muganga kubanza kumutunganya bwa bushye cyangwa se bya bindi byitwa ubushye ariko biza kurangira n'ubundi uyu Bowaze atabashe guhabwa uburenganzira bwo kwigenga amaboko amufite namwe mwarabibonye uyu munsi ari mu maboko ataraye Brezil reka kubeshya abantu oya Brezil uvugisha ukuri njyewe wowe ukati wawe njyewe umureke yatwise yuko turi abanyamunwa turi abafeke atangira no guteratera ubwoba ngo harabana agiye kujyana muri ribu tuzahurireyo ariko mana y'isi nijoro naragoye ko wowe nandeze jewe nawe tuzahurireyo reka twikomeze Pastor Justin ariko nimukomora inuze mujye munabwiza urumva ubusesenguzi ubundi aho niho bita kuri nyako abandi ijana ndabashaka bate bajya gukora subscribe kuri ubwo rero Ndahiro Valens kuko njyewe ngiye kubazanira amakuru y'uwahanuye aya niyo next part amakuru y'uwahanuye none nanjye ndabazanira amakuru y'agakundi ngo babagamo ba Bowaze nyine kubusinzi harya kitwa ngo iki nagakundi ngo kitwa duhishirane yego ako gakundi kitwa duhishirane karimo abantu 32 hanuzi ikindi ndabazanira amakuru avuga yuko uyu Bowaze yakundaga kugendwa inyuma n'abitwa igitsina gore agasanga arimo arabasenya ndetse n'ubuyobozi bwari bwaratangiye kumwiyama kuri icyo kintu cyo kuzana abantu ngo arimo arabasengera abandi bazamuka na hehe mu misozi kubera ko abayobozi bamwe na bamwe bajyaga banasangira ngo n'agacupa muri kumva bajyaga banasangira iki n'agacupa ngo ntabwo ari umurokore nk'uko abantu bamwita ko ari umurokore ahubwo yajyaga yifatira iki ku gacupa Pastor Justin buretse gato Pastor Justin ikintu cyitwa icyuma ngo Bowaze yari yateyemo njyewe ntabwo nibaza ko icyuma ari ibintu birenze kuko abantu bazinywa bitsimbye basenga ni benshi ntabwo byari birenze kuri Bowaze ni igiki aho yari yanywe niyo rikeri ariko icyo nge nabwira abantu twagira ngo twumvikanisha abantu kuki Bowaze ubundi afashe umwanzuro wo gutwika amarido ni igikorwa cy'ubunyamaswa ariko urumva ko yabanje kungufu karati na mayigeri ingumi na za Sokoto urumva rero abantu twagira ngo tubanze dukureho urujijo tuvuge n'impamvu aho hantu hahiye tuvuge nuko byagenze urumva yazabiranyijwe n'uburakari ariko kandi ari ikintu cyari kibabibyemo bombi urugo rwa rufite amakimbirane ariko amakimbirane rwa rufite urumva ari amakuru make abayobozi bari baza ariko atarimwe amakimbirane abayobozi batungurwa n'ibyo bintu rero uko yo kubona abo bagore bajyana uko yo n'ibiki ariko tunibutsa abantu nimba umugabo waguteye urushyi rwa mbere cyangwa umugore kuko hari n'abagabo mukubitwa mwabagabo mwe nimunyemereho harimwe abatamugashinga pompage bakabakandagira bakabakubita imyuko n'amadebe uya kuba umugabo ho bamukosora niba wakoze amafuti reka umugore ajya gukosora ariko wese ugikubita yanjye ntabwo bashyigikira nyine urabona ngo twashyigikira abagabo bakora amafuti mbese ko dushyigikira abagore bayakora ariko ntabwo umugore wa Bowaze afite amakosa ngo ntayo harayo wumvise se niba harayo wumvise mu byo wabwiwe cyangwa reka nkubwire itonde ubusesenguzi tuzabukora handi hantu ubusesenguzi hari ukuntu nzabubazanira kuko hari utumesaje ntangiye kugenda nakira bacataga n'abo bantu Pastor Justin dore abayateze imodoka n'ukuri yagiye kubashakira amakuru Imana iguhe ko ariko Imana ishimwe ko mfite n'ikarita abantu bagenda batanze ibiceri batayifite nabwo byihorere uko ndi kuramaza ariko akamodoka ndakagura uyu mwaka ndi kubyina intsinzi ya Paul Kagame yego nzabyina ndi kugenda mu modoka yanjye umunsi wo kurahira yego noneho rero ikintu nabwira abantu ngewe abantu bavugaga buretse gato nanjye ntaribagirwa iyi nkuru twaje kuyikora ariko twebwe ku busesenguzi bwacu tukajya dukora ubusesenguzi turi guhuza koko yaba icyatumye Bowaze atwika umuryango wakoresheje gaze mwibuke ko ariko inkuru yavugaga mbere sibyo bivuye ko bamuhanuriye ko umwana atari uwe yego twaje guhita twanariza uti uyu mwana bizavugwa ko ari uwande nibwo naje kuvuga nti
abantu bavuze ko iyi nyana utayikama oya ntubongere iraze ntongeye kurigaruka hoya ariko ni ukugira ngo abantu babisobanukire oya uraburigaruye oya twikomereze urumva ntabwo ari ugutinya muzayatangaza ikiganiro noneho rero abantu icyo nababwiye tumaje gusobanukirwa no kumenya neza ko harimo n'undi musore ngo ujya wohereza tuntu tw'utumesaje ari we Bowazi yashinja Berize mbere na Berize yabivuze mu kiganiro yabivuze kandi ntabwo twajya gukota noneho kubyandahiro Valens Papi gusa twumvisha amakuru y'ibyo madamu yagize ute madamu yavuze ati ese naba ndi kugendera n'uwo musore maze igihe kingana gutya mbyaye ntakome rero uri kumva ko aka kantu kitwa aka karikeri kitwa donda ubwonko nako kari kabudonze muri ya 80 ntago bayita donda bwangu ya 80 nyine ushobora kuyinywa umva bayita mukubite oya ntago ari ibyo iriya rikeri bifite imbaraga bayita ngo iki bayita mutwikire mu oya bayita shumika marido biraba oya bayita niko bayita bayita nanywe ya ka 80 oya boshaka yuvuga irindi rye ko ari mumeneho amakaroni Pastor Justin wenda dusa nk'abagana ku musozo tunakurozinga ino nkuru iyi nkuru ikwiye gutanga irihe somo kuba ibi bintu wenda reka tubwire abantu ibi bintu kuba byaciye ibintu kuri social media zose zo mu gihugu ntabwo ari uko ari we wa mbere ibintu cyitwa kuba uri umuhanuzi kuba witwa pasiteri kuba witwa umukozi w'Imana ntekereza ko reka nkubwire nicyo cyatumye biremera icyano cya mbere cyabiremereje Bowazi nubwo mumubona kuri ya Bowazi ni umusitari cyane yakoze ibiganiro birebwa n'ibihumbi magana kuri cano zose hafi zo mu gihugu kandi kuri cano hafi zose zo mu gihugu yazizengurutse bishatse ngo nimba uwo muntu ako kantu kamunjeho ubwabyo nuko aba ari ibyago nje Justin mba ngomba gucuruza ntimukandenganye my friend urumva kuko n'umuntu uri gukora isanduku mu gacinjura ari impamvu yagiye kureba muvura nukugira ngo azayigurishe namukire yapfuye ubwo masengesho ari gusenga avuga uti icyama Imana umukira agapfa asucuruza irimbi ni utari gusenga ubu rero hari nimva zacuku rero nanjye kuba Bowazi yaraturikije icyo kintu nagahinda ni bunyamaswa rwose ariko nanjye nagitinze nk'umuntu uri gushaka views ndi gutangurana mu bintu by'amaviews kandi anayabonye mwakoze cyane mwayampaye ibisabu mwabikanze n'ubu nimwongere murundeho Pastor Justin none se sibyo mba ngomba kubaho kuri nimba ndahiro Valens Papi nize akubise inkuru hariya nanjye nayitotoye nk'umuntu yumva ngo ni gaze yaturitse bwari uburemere burenze n'amarido ntabwo umuntu yabitekereza byari uburemere n'amarido byari uburemere bukomeye cyane ariko abantu biduha isomo nanone kambwira abadamu n'abagabo bubatse ingo ukibona urugo wubatse mufitanye amakimbirane wakwegera umuyobozi w'isibo ukegera umuyobozi w'umudugudu ukegera muri njyanama y'akagari cyangwa y'umudugudu ukagenda ubaha amakuru y'ikibazo mufite wabona ibintu byanga gukemuka ugaheka agakapu kigendera njye madamu wanjye mbonye byakomeye naheka agakapu kanjye ngashyiramo amapantaro abiri nkagira ute nkanyarukaho kugira ngo umwana wanjye nazajya anyura ahantu bajya bavuga uti dore umwana wa mugabo watwikiye umuntu hehe mu nzu sibyo kiri hasi gufata agahinja ukavuga uti kugira ngo nze aho kugira ngo tubure twese ubuzima basi reka kakana nkajugunye wenda nikicwa n'ikintu bazakavura icyo gisebe ariko basi karokoke umwanzuro w'ubutwari uwo mwanzuro yafashe ni umwanzuro yakagombye guhabwa umudari perezida azawuzana oya kandi ubwo urabizanye muze kureba ku kantu mugakuremo nk'abantu mwe nta kintu cyaba kimuzana aribwo ako kantu oya muze kuzana ururabo kuzana umudari ni oya ariko impamvu uvuze ibyo nuko ari umuntu ukora ibikorwa byiza ni umuntu ukora ibikorwa by'ubutwari none se azasura umugore umugabo adahari umugabo se ibyo ntabwo tubizi ariko afite amakuru y'aho umugabo ari kandi yatangaje yuko mu kiganiro yatangaje yuko yijeje abakunzi ba Zaburi nshya ko bombi bazabahuza bakabaganiriza
uko byagenze bashimira n'Imana. Dusa Pasteur Justin ndabaza na Ezekiel. Yego. Nicyo kintu tugiye gusorezaho. Ubu bukwe bwa Bowazi buba abantu bateye amabuye. Abafite umugongo ati mana yanjye. Bateye amabuye. Bari kubaduhe views. Biza kugera ku rwego ubu bukwe buba bwa Bowazi biza kugera ku rwego ubukwe twarabutashye twari tuburimo. Mote wavuye mu nzira mwana. Bite bya ngwino uvuge ibyo ushaka kuvuga. Biza kugera ku rwego ubu bukwe sebukwe wa Bowazi ari we papa wa Berize ubukwe yanze kubutaha. No muri famiye yo kwa Berize banze gutaha ubu bukwe. Abenshi ubukwe twari tuburimo ubuhamya barabwitangiye ubwabo na mbere yaho bajya kwerekanwa Bowazi twakoranye ikiganiro hararuguru atangaza ko yagiye kwa sebukwe bakamwita ifunde niwe wabyivugiye ntago ari ibyo bivuze. Oya barayimwise nibyo yivugiye ntago ari ibyanjye na video. Bowazi yavuze ko sebukwe yamwise ifunde. Yamubwiye uti wafundiwe ntiwandongorera umwana. Buretse wibivuga gutyo reka nze nkabashyiriremo sha. Baretse nkakabashyiriramo bo. Ezekiel ngajye kugashaka gakina. Ariko Justin utanga igitekerezo cyawe. Igitekerezo rero. Buretse igitekerezo nshaka kubaza ni ikihe? Kuba ababyeyi ba Berize barabujije Berize gushaka na Bowazi akabirenga hakabikora. Uyu munsi bikaba bibaye banza ugapraying. Dore ngaka. Cyana mbwe ndagusezereye. Amagara nabyera mugande mvana hano mutware. Aho niho havu igitangaza rero. Umukobwa cyo kuri wabanga. Ndamuganda ndavuye. Kubera iki? Wanyu baranyanzera uranyaze n'unahunze tugeze wacu twazanye garama. Ndagiye. Umwana yagiye nta mukobwa mugufi ushaka. Dore ukomeze ndi umukene ukurundeshye. Najya mbyariwe kuri cyangwa byarise kurubishwe. Ndarengana singiye kubyara amafundi. Nibwiraga bati hitamo kudukunda urareba. Ubwo nizeye ko mwabyumva. Hitamo kudukunda cyangwa bane n'ifundi. Buretse ikintu cyo kubaza ni iki ngiki. Kuba ababyeyi ba Bowazi baranze ba Berize baranze gushyigikira Berize agiye gushaka na Bowazi bikagera no ku rwego banga kuza mu bukwe. Ndabizi basohora Berize yari amarira menshi cyane bitewe n'agahinda yari afite kuko nta babyeyi baje kumushyigikira hehe mu bukwe. Uyu munsi ikintu nk'iki kikaba cyabaye. Kikaba cyabaye Berize yarihanganye yemera kubana na Bowazi iwabo batabishaka bamutera amabuye. Ntabwo Berize yihanganye. Yakoze iki? Berize we yakundaga. Berize yakundaga Bowazi. Ariko kandi Bowazi Berize nanjye reka nkubaza. Ari Berize na Bowazi ninde wari uhenze? Berize wari uhenze. Hari hahenze Bowazi washakanye na Berize bagatunga moto, bagatunga saro, bakaba mu nzu nziza. Bakagira uko bashira inzara uwari uhenze rero ni Bowazi. Rero Berize ahubwo yari yageze amaso y'umwuka yari yamenye iboro iri mu mugabo we. Ahubwo uyu mugabo tunihanganisha abagabo bananiwe kwigira ibyizere ku bagore batunze bakumva ko kuba tunze umugore mwiza bazamumurongorana. Pole sana fuha amenya ashiremo ibifu bikwice nushaka utangire urabona message ya MTN ijuti mukiriya mwiza ugahita uyimushikuza uti ninde uyikoherereje. Mwakwigira ibyizere by'abadamu mwashatse. Kubabyeyi ba Bowazi, kubabyeyi ba Berize babonye iyi shusho none. Iyi shusho twese tuyibonye twata tuvuga ngo ibyo papa wa Berize yavugaga yari afite ijisho rya mukuru ryaho riri kureba ariko bo batabashaga kugira ute kureba. Aho ngaho niho twabitekereza. Ariko tuje mu buryo bw'imisengere no mu buryo bw'abantu bakishijwe. Shitani igihe cyose ahiga ahantu hari ibintu by'agaciro. Ezekiel igitekerezo cyawe tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikintu cya mbere cy'ukuntu ngewe mbyumva ibi bibaye kubera kubanza gutakaza umwimerere w'ikintu cyitwa agakiza. Bowazi abengukana na Berize bagendeye ku ijambo ngo Imana yavuganye nabo. Story yabo ngewe ndayizi y'uburyo bahuriye mu cyumba Bowazi yayoboraga hariya ku Muhima. Akaba ngo ariho Imana yagize gute yabivugiye. Umukobwa wese udukurikiye
cyangwa se n'abantu bose badukurikiye bose bakunda gushukwa no kumva ngo Imana yavuze. Wanyumvise? Akagendera ngo Imana yavuze, nyamara ntarebe mu mvugo y'Imana, Imana yivugiye. Hano wibuke ko harimo umworeri iyo urebye nabi wawugwamo. Kandi mu bintu Imana ivuze bigira ubutayu. Hari n'ibyihisha. Hari n'ibyitavuga. Ariko mu makuru mfite n'ubundi muri iki gikuni cy'abahanuzi cyitwa duhishirane, bifitemo n'ubundi bagushingira uwo bashaka baciye mu buhanuzi, bakagushingira uwo bashaka baciye mu buhanuzi, bakagusenyera urugo babishaka baciye mu buhanuzi, niko iri tsinda ryabo ngo rimeze. Kuko ni nabo bashenye cya gihanuzi cyazaga cyitwikiriye ibitambaro mu maso. Urakoze, nibo bagisenyeye. Urakoze. Noneho rero bariya biri bita abahanuzi b'ibibuno. Umuryango wa Bowaze, umuryango wa Berize wari uzi ibi bizaba. Oya, ahubwo mwibuke ko hari ayandi mateka umuntu ashobora kuboneramo umuntu akamutekereza ibitari byo. Ahangaha ntabwo ndi buze kubibona mu ishusho y'iby'umudamu cyangwa papa wa Bowaze, papa wa Berize yabona. Ahubwo ndaza kureba ngo uyu Bowaze kubera icyo atahaye agaciro Berize yamuhesheje igihe we yamwemeraga, agafata umwanzuro wo kumutwika. None agafata umwanzuro wo kumutwika ku muntu wemeye kuba yagupfira, agahara umuryango we wose kubera wowe. Iki kintu uracyumva? Madamu Bowaze banamube hafi. Nigikomeye. Madamu Bowaze wihangana. Abantu banamube hafi. Kabiri, uyu muvandimwe Bowaze yari akwiriye kubanza gusubiza amaso inyuma. Reka nkubwire, igihe Imana itugirira neza ariko tukibagirwa. Ako mani gute Imana kugira neza ukajya kugura rikeri ya 80 uri umuporo mwana? Bibiri iravuga ngo numara kurya ugahaga uzirinde ntuzibagirwe, numara kubaka amazu meza ukayabamo. Buriya Bowaze yari akwiriye no kubanza akanyigiraho kuko inzu agiyemo nari nyivuyemo wangu. None se aho ngaho niwinjijemo ishyari. Witonde. Tuzabigaruka. Impamvu mvuga ukuri, impamvu ntari ahantu tugera urukumva. Kuko wavuze ko ugiye no kuyisubiramo. Banza witondere. None se ugiye kuyisubiramo abavuga yibereye mu kiganiro anatera. Gusa ndayisubiramo icyayinywemo ndakiyobe. Ayikuwemo n'ubukene. Nose ubu ndakize kuryo nayisubiramo. Twikomereze. Bayitebye. Twikomereze. Banza witonde. Impamvu mvuga ibi, tujya twigira ku mateka y'abatubanjirije. Nitumara kwigira ku mateka y'abatubanjirije bitume tumenya aho tuva naho tugira gute naho tujya. Yaba ngewe amateka yanjye Bowaze arayazi, yaba ngewe amateka ya Bowaze ngeze gute ndayazi. Aho Imana imukuye naho imugejeje narahabonaga, aho Imana inkuye naho ingejeje nawe ubwe yaragiraga gute yarahabonaga cyane ko twasenga. Niyo mpamvu mbivuze gutyo, abantu bataza kugira ngo ni no kwishongora. Ahubwo yagombaga gutekereza mbere yo kujya muri rikeri na za ntuza, yagombaga gutekereza ngo ejo umunsi byanze bizagenda gute, bigatuma afata iki umwanzuro akiyubaka. Uyu munsi ntiyubatse, ntafite moto, ntafite salo. Kwiyubaka ni kimwe, ariko se iyi rikeri ese umuntu imuteye ubusazi nk'ubu ngubu, none se bariyubatse. Muri komanteri abantu baragira bati buretse gato yaza kuba atanyweye ibi bikorwa yari kubikora. Ariko nkuko bidusobanuriye mu makuru yawe duhaye ahashise, wavuze ko kubw'ingumi umukozi wo mu rugo n'umugore bamujombye nizo zazamuye icyo bita uburakari, bifungiranye mu cyumba nawe arakinga atangira gukongera. Umugabo wese iyo bamukomye ashaka icyo akora. Oya umugabo ashaka icyo akora agasuzugura. Hari abanga agasuzugura. Ntacyo ubwicyo yakoze nicyo cyamurekeye. Wenda dusoza Justin. Hari abantu bavuga bati uyu muryango wari umeze neza, video twazibonaga bari bameze neza, hari yashize iminsi mike bakoze n'ibiganiro. Uretse gato bizagaragaza ko umuryango utameze neza nicyo bizabyara. Uretse nyine katubirene hakozwe n'ikiganiro, abantu bakavuga ati uyu munsi umugore mushaka ko mumenye neza, hakazamo ibintu by'imbaraga z'amyuka mibi, hakazamo ibintu bya za karande. Umunsi abantu bakavuga ati ni imyuka mibi yateye Bowaze bamuruzi. Icyo kintu kivuga heke abantu bose badukurikiranye rero buriya Juste singahagarara hano kuri social media mujye mubona ngo ndi igitagatifu kiri aho ngaho nyine
mujye mubana ngo kuko muravuga ngo ndi igisempatike ariko kigira amahane n'umujinya. Ariko umuntu kuri video nk'ubu ukumubona twabaye kuba hano imbere yanyu, twabanje dutegura aho dutera kamera, twabanje dutegura n'impamvu tutakoreye kuri iriya nzu yahiye. Rero n'abandi nabo iyo bagiye gusurwa barabanza bagategura ikiganiro. Nuvuga ngo rero ntago n'umujinya n'umugore niwe waba wamunize. Ubusa nta bagore mwiyizi mukubitwa mugasohoka hari abashyitsi mugasohoka museka mubaganiriza. Basanga ikizishushanyije ngo ni umubo wari ukuriye urikubita mukaganiriza abantu. Ni ukuvuga ngo rero iby'amavideo mwibyubakiraho, ahubwo burya mu mutima w'ingo habamo ibintu byinshi cyane. Ari n'igihe birenga umuntu, hari abiyahura, hari abagira gute, hari abakorwa ibikorwa nk'ibyo. Ariko by'umwihariko iyo hatangiye kuzamo akantu kitwa ngo uyu mwana si uwanjye, usambana na runaka murateretana, ni ukuri kenshi na kenshi izo wese ntutereta runaka, kenshi na kenshi hakunze guhita haboneka igikorwa kijyanye no kuba umwe yavutse ubuzima bw'undi. Mwarabibonye nawe nabonye waragiye gufata iyo nkuru ye wa mugabo witwikiye mu nzu n'umugore n'abana bangaye, bana babiri bose. Rero ni ukuvuga ngo abantu bakumira ibyaha bitaragize ute bitaraba. Bowazi ntago sinamushimira ibyo yakoze, ariko uyu munsi wa none ikibaye ahubwo kigira icyo kinyigisha, kigishe n'undi muntu udukurikiranye, kigishe n'undi muntu udukurikiranye. Ubundi icyo nabwira abantu, ahantu tujya dukora amafuti mu nkuru n'ibiganiro, mutubabarire n'ibirenge by'abantu. Abonye ko nkuru yagore Vitale mu kazi. Iyi nkuru Vitale yagize gutya yikoza mu batanazi. Akozi baba muri winera arandika aravuga nje ndirikodinze none mwongere mwumve kwijwi ryanyu. Yewe ntago ubuvumo yararimo yabuvuyemo. Yes. None se erege umuntu ariko naze kuri kamera avuge, naze turanamukumbuye yaza avuge. Rero kambwire Bowazi nawe ahari bimwigishe yige nimba, kandi ikindi kamugira inama. Biri kuvugwa ko ashobora kuba ari mu nzego afunze yite za leta, afunze. Aho yaba afungiye sitasiyo iyo ariyo yose atangire yitekerezeho, nimba ari gusaba imbabazi atangira zisaba agaruke muri societe, ndetse avuga n'ukuri yuko yabikoze. Ntahishe twebwe twima amakuru, ndetse n'umugore wa Bowazi twima amakuru, ariko abwize leta iki amakuru babafashe gukemuka ikibazo, babafashe mu gukemura ikibazo cyabo, abafashe mu gukemura ibibazo. Ejo atisanga akatiwe imyaka myinshi nk'umuntu wateguye igikorwa cyo kugira ute cyo kwica. Pastor, turagushimiye cyane, dushimiye abantu mwese mwabanye natwe. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.